bihanga gusa ndabigenza gute kino igihumbi nari nafuriye ariko mana yanjye ko ubu tuzaguma muri ubu buzima ryari shaka ko tubigenza nakuriye mu nzu yuzuyemo amarira garukundo n'ijambo rusiza mama wanje yari kure cyane umubyeyi wundi yangiriye nabi ijoro ryose saba imana kunyumva nubwo imitima yabo yaramaze n'isoni kibuzamuye ncumbikira ingegera zidafite 12 ibintu by'ibi bite sha ngiye ko sha uvuye he atandi gushaka ni nyuma shaka ari nyuma ariko sharika nkubaze ko kamatsi urumva muzabaho mutanyishwa kugeza ryari ntagandi kubaza se ngiye nyine urumva muzabaho mutanyishwa kugeza ryari ariko nibyo twatirimo no kwiyumva ibyo mwayamurimo bikise ubusashidiye kingana gute ubwo n'ukwezi kwa kangahe cyo mwayamurimo byose muzayibamo kugeza ryari niko muzayibamo kugeza ryari reka nkubwire rero size mbwiye mushiki wawe muhaye warning muhaye iminsi 3 nzasange mwamviriye mu bose iminsi 3 ubona no kuntu tubayeho nta kazi ubona ko mu minsi basi ntabwo washyiramo mu basi kadanye icyumweru mvaye muko kauka kubwire niwonzanya hanga ukunyumva neza Justo nakazi ko kumfurira nuko ari unabuze byagiye hagana he kimwe se ahubwo bibiri se bitaduse nabuze boxer yanjye buri sengeri mbona upira n'inamba yejo wambwa byo byagiye ubuzima no kandi nambara boxer ko ntabwo nakwishyuye abaye se naguhaye abaye se bose naraguhaye none byanjye byose ngunda bibura warabyanditse barabijyana se cyangwa ufite kuri kubyagenze mbwira uko babigenje byo kuva se ngo nta kazi bibirandiba ngewe ubuse kuki mutirinze mu 6 yose ashize je muhaye iminsi 3 no mwasoke mu nzu mwagiye ari kiri nizere ko nazagakora nje guserera namwe ibyo bintu rwose mugende mu bikire mu mutwe mugende mu biganireho mwajya mu giti mwajya mu mwobo ntago bindeba aho kugira ngo yanjye mu igure mutanyishyura nje nahirunda nk'ifumbire nje nubakira imisituri ntago nishingira imirizo yayo ko areba Pipese nyine utuvugana shaka cyane naguhaye kamera kwishyuye uramfurira nk'indanye ngo ndayibura hejuru yawe kandi ubona haye akazi mwese kimara kumpema ntago nasohotse mu rugo rwawe ute hari uwo mwafatanyije gufura biriya bintu se byivuze ngo uvuga ati niwe wagarutse yarabyiwe arahari ariko kuruhaba ko we nta n'isoni aho duciye ngaho biciye winyereke mwe naguhaye akazi ndaguhemba itabigira byishyura iki nta kintu na kimwe naturutse wanjye wansobanurira ahantu byaba byaragiye kuri iyi nshuro abantu bose wagira ngo hari ikintu twacumuye ku Mana acumuye ku Mana aho dutambutse ngibyo aho duciye biciyeho so nasize wanjye aho ndo wari se naturutse wawe ndeba wanyishiye ndatambuka ndigenda none ibyo bintu naragarutse nsubira inyuma n'ifite urufunguzo rwa ndabyiye musobanurira ikintu kimwe ushaka kubifata ukabisha ari inyuma y'urugo ugataha nta kintu ufite inyuma ukongera ukabitwara
sobanura ahantu biri ubwiza ukuri n'abana bigurisha ngenda wabigurishije basubiza amafaranga hama ibyanjye niba udafite ubwishyu bikorwa no kwishyura ibyanjye naraguhembye nta deni ngufitiye abwisha mfite ushaka kugenda gute ko ndi uvanga byose ubimpaye ushaka inganja ko ari wari uri iwanjye undi muntu wari uhari nta mafaranga mfite nta telefone mfite cyane ushaka icyo wakora byose ndavana mbonye ubwishyu ubwo twari rasafura cyangwa twari rambabura nkagenda nkabigurisha abamaye bose nkakora bityo ko simombe burundu urabyumva neza ntawe ushaka guhomba burundu hejuru yawe naraguhaye akazi nkanakwishyura ntabwo ari amafaranga yose wansabye ushaka none se ngo nta kintu wabonye ngo nta n'iki byaragurutse byaciye mu ibati banditse barabyiba basi umutima wawe uzukura ngaho soye kora ibyo ushaka niyo soze nta kibazo ufite ahangaha cyo kwanyibye inshuti yanjye reka nta bya nshuti yanjye ngiye ko ngomba kubona ibyanjye niba bwinshi ufite ndi zawe mushaka cyo ufata ahangaha cyane ishami kibere ko muri kubyibuze hari bwinshi nabonye kandi ubutaha uri kuguha akazi inzu wanjye mbiri ibintu n'ejo waza ngasanga n'amatara yagiye ngasanga n'byose byagiye hejuru y'umukozi bahambagiye ngo azigufura neza mu biti bityo byangiza nkaza nkabura ibintu nta magambo menshi ufite yo kuvugana nawe nkeneye ubwishyu bw'ibintu byanjye cyangwa ngira ngo njye kubyizanira mbese hari cyane ishuri mbere watwaye kuko byose ndapfa kubijyana icyo nsangamo cyose ntacyo ndi bukore abisafuriya injerekani n'imbabura nzakoraho make nta kibazo ariko nishyura bambeye bikize Ngabe. Ngabe. Abaye iki? Nuse kwa mbona asa gutya? Inzara. Biki? Inzara kuya. Baduye mu kanya sinukoze ibintu ngibi. Nagiye gukora icyaha umuntu cyose gihahishe asanga utuntu nari maze guhaha ifu dore ngirahaye inyanya ngije ngo n'ibiki bamuteze inyanya yazikandagiye n'ubuto bwamenetse none hano havuye n'umugabo umwe nagiye gufurira ejo abaraje atwaye n'injerekani n'imbere umusore yaraje kwishyuza ikiraro n'ubu ngubu unamutwariye bogisi ibaze nawe agakwa ibintu birakomeye ikintu byose bizenguruka bitugaho mu gato nta kubaho guhari yewe gupfa nk'uko kubaho kwatuza aha hagarara aho ngaho uri mu biki ibindi biciro ahangaha uri kugira imyaka yanjye wowe ninde muntu wakohereje ahangaha subize ko cyangwa we ninde ejo ni mukuru wawe yaraje muri wanjye muha akazi arafura antwara imyenda byose arajyana ndabibura urumva ntiyanyishyura none nawe uramanutse uje kundi muri imyaka cyane wakohereje ahangaha ntabwo ari we ninsanga ari we umva nkubwire n'undi munsi ujye ubona umurimo wanjye uciye hafi yawo ukajya unahindukiriza ujye wirukanka uburenga ugenda igihe ugiye uri kumva neza nujya kubona ahangaha uri kwanza kanze nkwereka ndakwita imbwa byarura umusego gusa turarya iki Imana yakwiye nyine biriya bamenye baza kuhakora n'ibintu byose twabigenza kuri ubu tutagezeho umenya no gusenga Imana imenya nayo twumva n'isoko
se wagiye ukareba ko babuje niyo bakuye ibijumba ukareba ko waturagura imvumbure zasigayemo. Ngo waba arimo kandi n'izindi n'amatonde ubwo ratwita ibisambo imbobo urumva ari ukuwiteza basi n'umugwa nibwo nanjye urahumura ntabwo kujya twiteza abantu ngo gushaka akazi nanjye mu gihe uzakora iki se utahize umwana w'umuntu nuko byarutwa no kuba nicaye ngaho kugira ngo ndinde nkana gutya ngo ari ukwicara ngaho tujya gufata amavoka y'abantu tutanibye bazi baduteza urubwo badusakuriza nta muntu amahoro yabona. Niyo najya mvomera akayitsa ariko basi bavuga ati ibintu mwari n'ibyo nakwiye kubivuga n'umwe n'ubuzima tuzabuvamo. uzi ikintu kimbabaza aho duciye wagira ngo ntituri abantu bose badufata nk'ibisimba kubera ubuzima turiho. Yewe ngo twatoraguye voka munsi y'igiti nta n'uwacyuriye bikaba ikibazo. Aho duciye mbese ho wagira ngo tuba turi no kubanukira ngo ngaho abajura baratambutse. Ese mana tuzamura ubu buzima kugeza ryari? Njye mba mbona nahereza umuntu ukavuga ukuntu nahereza ukavuga rwose nta n'isoni umuntu avuga ntabwo bimwe nakubwira ntabwo byumva ese gute agasubira kenshi ndavuze ngo niba ujya gusanga mu murimo wanjye uri kunyibira imyaka wowe n'umuryango we wanyu wose nzaza mbahiga urumva n'ikindi gihe teze amatwi ariko agasa nta n'isoni niba usanga amahanga undi munsi nabyo winjiye mu maso umuntu aba ari kuzira icy'ubundi. rero zirahari kandi dufite n'ibihe byiza imbere yacu kugira rero ngenza y'inirwa nicaye hano ngaho umunganya wawe ngana uku nguku nta kintu nanjye nabamarira rega ni ikibazo gute tumara gutya nk'uko dufite imyaka yo gukora ukakuba ngo nabuze mama kuki mwandusize ubona turi abana ibyo bintu byagomana nawe ukibitekereza igihe cyo kubatekereza ntekereza ko cyananiranye ubu tugomba kwibona umugabe n'amasaha agiye reka ndi mu nzu nyamuntu umburize murerwa atasubira munsi y'ibiti by'abandi ujye kubana dusohoye mu nzu wahaye iminsi ibiri umubuze ibyo nta kibazo n'ubundi tuzicwa n'inzara narabibonye. niba nduwo bakwiye kwanga ijwi ry'umubyeyi ryaburaga amaso y'imbabazi sinigeze nyabona ariko igihe cyarageze natangiye kwikunda sinasubiye inyuma si agaciro kanje n'ubwoba nyikiye urwibwa amaso y'imbabazi sinigeze nyabona ariko igihe cyarageze natangiye kwikunda sinasubiye inyuma si agaciro kanje Ingasaro numva rero basi genze gute ko ndi kumva uri umugabo
barankubita ariko mbwira ngo mukuru wacu kandi ngaherutse kumwibanga amabogisa ntangiza nyuma n'imiyenzi mu maso gusa abana ari abagome ntibanyuzwe n'ibyo bankoreye ntabwo bibanyuze ahubwo barumva nawe bashaka gusa nyine ab'isi ntabwo ari beza nabo bigenza gute se nta kundi gusa nyine Imana ngo ngo nanjye nubwo nari kureba mujye mukomeza kureba muri Yesu ntabwo wowe tubayeho mu buzima bubi nubwo nareba numva ibibakorera mu Rwanda nanjye sinjye baye mfite icyo nakora nagikora bishoboka kuko u Rwanda bamaze kumvira nabi nanjye ubwanjye sinishoboye nakabafashije bishoboka ntabwo ese pasi nagufunga se wabona n'iki ko abana bimenaguye wenda turaza kubona ibindi kubw'Imana Mugabekazi bite? Sawa. Meze neza. Si uko wahindanye we. Hindanye gute? Mana yanjye. Umukobwa mwiza nkaho sa gutyo we. Nuko rero ngaho zimbarire. Iminsi myinshi. akuje umva mbona uri hejuru ese umaze iminsi ubahe? Ahubwo ngenda kubonye ndagasinda rota cyangwa. Kwera se. Ni wowe mugabe nzi. Wowe tuziranye. Ubuzima burahinduka muto. Ibyo bintu byihorera. Umukobwa mwiza nkaho uteye gutyo usa gutya ni wowe. Ikintu turagipfa pe mbabare ntongere kunsesereza nk'ubushize. Mbabarire. Ntabwo urisobanukirwa sheri. Isobanukirwa. Gaho ureba ubuzima ubaye mureba imyenda wambaye. Reba ubwiza ufite ureba ukuntu usa neza. Sheri hanze hari abagabo bafite amafaranga sheri. Wiki? Hanze hari abagabo bafite amafaranga. Reba imyenda wambaye. Akore ukuntu umeze. Urabona style magaze. Abagabo. Bayaguhera ubuntu se? Sari ibyo ubuntu bibaho sheri. Uba wakoze iki se mwana wa mama? Iyo umugabo nyine yukoze ikintu umugabo kikamushimisha nawe nyine igiki ngira icyo ukora kugira ngo umugabo bimushimisha guha amafaranga kumwitaho ukamuha keya yewana kandi uri umukobwa mwiza pe mfite hari umugabo ukeneye umukobwa mwiza kandi ndabona wava umukobwa mwiza hari afite imyenda y'udusitire nakwambika ugasa neza ukava muri ubu buzima reba akazi utaha umuko utambwira yuko uryamana n'abagabo kugira ngo wambare neza usa neza urye neza asetsa ubu se urabona wishimiye kureba ahantu nyicaje umukobwa mwiza nkanjye yicara ku mufuka shiri asetsa ndose wanduye sida neza sida yandura mu mwuka akuri injiji nizo zandura sida shiri nese agakingizo kabereye iki nese ibyo bintu nanjye byambera nkambara gutyo nka umva reka nkubwire sheri wowe mbwira ewa nimba ufite gahunda ushakire twari ko dusitire de umukobwa mwiza nkawe koko reba amaguru meza ufite reba ukuntu uri mwiza reba inzobe yakareba igutiya wambaye ntabwo uzi vizo tugezeho bitekerezaho mbwira bitekerezaho pe ntabwo ibyo bintu ari ibintu byo guhukira nyine nawe ureba akazi kawe reba ahantu urara mana we ese udukote se nanone ndabona ari udusirimu reba igipira mwana biranakubona utabona ndi
ibyo wambwiye gukora wabimbwiye nzabitekerezaho nimbona bishoboye nzagiza mbikore ariko mbabare kunsesireza utongera kunsesireza tugapfuza ubuzima tubayemo ahubwo wowe ngende kwibaza iwanyu ko muri abakire waje muri ubwo buzima gute ese iwanyu bazabwa buri kimwe cyose oya inyoko ntuzagwa buri kimwe cyose hakuri ikigoye wagiye ujijuka wewe ukaba umunyamugi iyi viziyo tugezemo niyo kwambara ingutiya nk'izi ushyira umukecuru umukobwa ungana nkawe aya maguru wabona yakambara minisitiri hari amavuta sheri mfite hari amavuta rimwe uzasigaye wana kabiri kabe kanyerera babaye umusirimu igenda ndabitekerezaho nimba ari byo ujyangiye nshaka ko vana umaye igisubizo cya nyacyo ko ngangura bitekerezaho ye ntabwo nishimiye ubuzima ubayemo siko bimbabaje itegeko kunjyana se genda ndabitekerezaho mugabe wagiye usobanuka akakubinjije uwo nakubwiye ndabitekerezaho kandi ntongere kunsubirishamo narinzi ko ufite ubwenge ariko urinjije imana ubwo ngiye kuryamana ntabwo ngo icyakurinjira akakwica ubusura uruhinja umenya ubwenge umunsi umwe tugahita turyamana uzazana ubugoryi bw'ubujangwe nzambona agukure mu buzima bubi nawe ujye wambaye neza nk'abandi bakobwa reba iki gipira wambaye ko gisa gusa nta soni ufite umereze umwanzuro wowe